nkwiriye gushaka by'ukuri nuko izina ryanjye ryandikwa mu gitabo. Kumenya kubwiriza ntacyo byamarira, no kuririmba neza nabyo nta kamaro. Dore ikintu nkwiriye gushaka by'ukuri nuko izina ryanjye ryandikwa mu gitabo. Mbese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo, Mwami Yesu nifuza kubimpishurira, kugira ngo menye uko nkwiriye kwifata, Mwami ejo ntazavaho nibeshye ubugingo. Mbese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo, Mwami Yesu nifuza kubimpishurira, kugira ngo menye uko nkwiriye kwifata, Mwami ejo ntazavaho nibeshye ubugingo. Icyampa ukasubizanya n'iyo ndirimbo, mbese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Reka dutangire dusenga. Hari ijambo numva nifuza ko dusengeramo riri mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 9 umurongo 25. Dusanzwe turizi, ariko reka umwuka wera yongera ryandike mu mutima wawe n'uwanjye. Haravuga ngo mbese umuntu byamumarira iki kwigarurira isi yose ariko akaba yivukije ubugingo bwe akarimbuka. Mbese umuntu byamumarira iki kwigarurira isi yose ariko akaba yivukije ubugingo bwe akarimbuka. Byinshi mu byo dushaka cyangwa turimo dusaba Imana nta nubwo bihambaye nko kwigarurira isi yose, ariko dufite ibyo dushaka ku Mana bitugirira umumaro muri none, bituryoheye muri none, ntacyo bitwaye, ariko bikwiriye gushingira ku kibanze. Ari nacyo nifuza ko tuganiraho uyu munsi. Ngo mbese umuntu byamara iki kwigarura isi yose ariko akaba yivukije ubugingo bwe akarimbuka. Muri make ibyo dusaba bikwiriye kuba biteretse, kuko tuzi ko ubugingo tubufite, tuzi ko tuzabana n'Imana mu ijuru, tukabona gukurikizaho bya byifuzo bindi byose. Nkaho se ubundi ngo umuntu byamumarira iki kwigarura isi yose ariko akaba yakwivutsa ubugingo bwe. Reka dufatanye gusenga muri iyi minsi turimo dusenga, iminsi Imana ibiduhaye mu ikaze ngo twegerane nayo. Ufite ibyifuzo, nanjye ndabifite. Mfite abanjye nifuza ko bakizwa, mfite abanjye nifuza ko bava mu bubata butandukanye, mfite ibyifuzo by'umubiri bisanzwe by'iterambere, ndabifite, nawe urabifite. Dufite abacu dukunda barwaye indwara zikomeye izinaniranye, abo twasengeye ariko bakaba bataratabarwa. Dufite byinshi, ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ibyo se turamutse tubihawe, ngahabwa amafaranga nifuza, ugahabwa amagara mazima wifuza, abo yasabira bakayahabwa, tukabona ibyo byose, ariko abo tubisabira natwe ubwacu ngo ubugingo bwacu bukazatakara, ngo byatumarira iki? Ndakwinginga mu minsi yo kwegera Imana nk'uko umukozi w'Imana amaze kubituyoboramo, reka itubere iminsi yo kongera guhishurirwa Kristo, itubere iminsi yo kumubona. Ni umubyeyi mwiza, ni inshuti nziza, ntayobewe ibyanezeza umutima wanjye pe. Umutima wanjye ugahora mu bitwenge n'umunezero, ntayobewe aho yakora rwose, gusenga kwanjye kukaba kurashubijwe. Ariko ngo umuntu byamumarira iki gutunga ibyo byose, kwigarura ibyo byose, kugira izina rihambaye, kubona ibyo arota n'ibyo ashaka, ngo ariko ubugingo bwe bukazarimbuka? Imana itugirire ubuntu. Ibi byibushye mu mitima yacu bigira agaciro nk'ako bifite, kuko biragafite. Agaciro kabyo n'icyo Yesu yakoze ku musaraba, yasize ubumana bw'ijuru, yambara ubusa, agira akamero k'umuntu, imbata, umugaragu, aje gukiza ubugingo bwawe. Kuko iyo Yesu atajya ku musaraba, ni ukuri washoboraga gutunga amafaranga, nashoboraga kuyatunga, nashobora kugira izina rimenyekaniye mu bindi, ariko ubugingo buhoraho bwabonekeye gusa ku musaraba, bufite agaciro katagereranywa n'ibindi byose wakwifuza. Reka rero mu gusenga kwacu muri iyi minsi 3 ntucikanywe n'icyo ingenzi. Nasanze gusenga ni kwiza, abantu baragukunda ko twese tuba twifuza gutabarwa, ariko ahubwo umuntu asengera ku bitariho, agasenga atarigeze atangira urugendo. Imana itugirira ubuntu. Data, turagushimiye ko wongeye kuturarika,
ukongera kuduhamagarira kutugirira neza, ukongera kuduhamagarira kudukiza. Amaboko yawe araturambukiye cyane, imbabazi zawe ziratuzengurutse, urakicaye ku ntebe y'ubuntu kandi uraduhamagara, uraturembuza ngo nituyegere ndetse tudatinya. Urifuza ko twakumenya, urifuza ko imitima yacu yaguhishurirwa tukamenya urukundo rutagira akagero twakunzwe, ndetse uri umubyeyi mwiza, urifuza ko dutabarwa. Ijambo ryo ryarambwiye ngo ko ndi mubi nkamenya guha abana banjye ibyiza. Ni ukuri nta na rimwe ndabyuka nabi ku kigero abana banjye nabagaburira amabuye kandi hari imigati iri mu kabati, sindageza aho kandi ndi umuntu w'intege nkeya. Nankaswe wowe utagira iminsi yo kubyuka nabi no kugira iminsi ubyuka neza, wowe wuzuye urukundo n'imbabazi, uratwifuriza ko tugubwa neza. Ariko ijambo ryawe ryongeye kutwibutsa nyaguhora ku ngoma, muri iyi minsi turimo tugushaka, dufite ibyo twigomwe n'ibyo twibuje tugushaka. Wongeye kutwibutsa ngo ibyo byose dushaka turamutse tubibonye ndetse tukigarura isi yose kandi irimbi kavuga ko ndi igitangaza, ngatunga ibyo nshaka ndetse ngatungisha abantu, nkaba umugwaneza, abantu bakaririmba neza nabagiriye. Ngo ariko si ibyo byose byatumarira iki mukunzi mwiza, ngo turamutse turimbuje ubugingo bwacu. Ndakwinginze mwami w'abami kugira ngo wongere umurike mu mwijima w'imitima yacu, mwami tuguhishurirwe, tukumenye Uwiteka Mana Nyiringabo. Abataratangira urugendo bemere gutsindwa n'ibyaha byabo, Mwuka Wera wa murimo nyamukuru ukora mu mutima wo gutsindwa uwukore mwami, imitima yacu itsindwe kugira ngo tubashe gutsindishirizwa n'icyo wakoze, kugira ngo tubarweho gukiranuka tutakoreye nyaguhora ku ngoma. Ninde watsindishirizwa atabanje kwemera ko yatsinzwe? Ndakwinginze ngo duhe gutsindwa. Dore imitima yacu ifite ibyo yisobanura byinshi. Iyo tubabaye tuba tuvuga batubabaje, iyo dutengushwe tuba tuvuga baduhemukiye nyaguhora ku ngoma, maze imibabaro y'isi duteje ikadutera kwibwira ahari ko twebweho turexonere ku bagomba gutsindwa n'ibyaha, tukumva n'abantu babiteye, tukumva nibo bakwiriye gutabarwa, tukumva nibo bakeneye Imana. Nyamara icyaha cyacu ubwacu cyo kukuhakana no kwigenga ntikidutsinde. Turakwinginze ngo tugaruke Uwiteka Mana Nyiringabo, utugaruke tukubone muri iyi minsi, utugaruke twongererwa abakizwa, utugaruke twongererwa bemera gutsindwa mwami, maze bagatangira urugendo rwiza rwo kuzakubona, urugendo rwiza rwo kuzabana nawe nyuma y'ubu buzima. Urakoze mwami w'abami, tuboneye kukwereka abarutangiye mwami w'abami ariko baremerewe n'ibintu ibihumbi. Kwinginze mu mbabazi zawe ngo uruhura abo bakobwa barushye, uruhura abo bagore barushye, uruhura abo bagabo barushye, udutura imitwaro mwami w'abami, ibyo umwanzi akoresha kugira ngo ducogore, ibyo turashisha, imyambi yaka umuriro iturasa turi hagati mu rugendo. Uwiteka Mana Nyiringabo uyidutwaze, dutwaze iyo miruho iteye bamwe kunamuka, dutwaze iyo miruho iteye abantu kwibaza ngo ese Mana bizageza ryari? Mwami turaguhamagaye ngo iyo mirimo n'ibitangaza bikoreke hagati ahangaha turimo tugusaba, uturuhure mwami w'abami, uruhura abarushe gutegereza kubyara, ushyira inda mu nda, ushyira imbuto mu nda zabo bagore n'abo bagabo, ushyira imbuto mwami z'abana b'abahungu n'abakobwa, abaremerewe n'uburwayi bw'igihe kirekire, amagara mazima urayafite, ngo ni wowe wera gukiranirwa kwacu ukadukiza n'indwara zacu zose mwami, ngo ukabuza ubugingo bwacu kumanuka epfo iyo ngiyo mu rwobo. Turasenze ngo amagara mazima mu mugabane wacu n'abacu mu izina rya Yesu. Imibabaro y'uburyo bwose umwanzi aduteje, kubura uko umuntu yigira, kubura uko umuntu abayeho n'uko abeshaho abe, turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo isi n'ibiyuzuye n'ibyawe, ngo kandi upfumba turi igipfunsi cyawe ugahaza kwifuza kw'ibiriho. Reka abo bahungu n'abakobwa barimo barira bashobewe, babuze uko bigira n'uko bagira imiryango yabo, ubahuze naho wageneye umugisha wawe kuba. Mwami wabikoreye Isaka ngo hinga ari mu butayu, inzara ari inzara, ngo ariko umuha kwezi inshuro ibihumbi, kugeza igihe yabereye umukire cyane muri icyo gihugu bakumirwa. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo umugisha ubonerwa uri. Reka abahungu bawe n'abakobwa bahanagura amarira ku maso, reka tuzasohokana andi mashimwe mashya n'ubundi buhamya bushya. Urakoze mwami w'abami, ikidutera kubivuga nuko twakubonye, ikidutera kugaruka uri nuko mu myaka itambutse hari ibyari amarira warangije, ibyo bidutera kugaruka uri mwami, nuko umutima w'umwana w'umuntu unanirwa vuba. Ngo reka wibuka imiremero yacu, ukibuka ko dukoze mu mukungugu. Iteka ibiduhagaze imbere uyu munsi nibyo biba bikomeye kuruta ibyatambutse, nuko turi, nuko tumeze, tukibagirwa ibindi wadukijije, tukibagirwa ahandi wadutabaye. Ariko Uwiteka we, ikidutera kugaruka uri nuko twabonye ubutabazi bwawe,
twarakubonye uhanagura amarira ku maso y'abantu, twarakubonye wita ku miruho n'imibabaro y'abantu, twarakubonye uduheka ku mugongo aho tutabasha kwitambutsa, twarakubonye udutambutsa imisozi iremereye tutwarangiza, twarakubonye udukiza agahinda, twarakubonye udukiza amarira ku maso yewe n'ibyaturizaga bitakemutse, twarakubonye udutwaza imiruho n'imibabaro, twarakubonye utwuzuza amahoro atari amahoro ari circonstanciel, atari amahoro isi itanga, amahoro yawe adakama, hagati mu muriro, hagati mu nzuzi, hagati mwami mu bicanye bimeze nk'amacuma acanye. Twarakubonye Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka abahungu bakwizeye, reka abakobwa bakwizeye bongere bakubone hagati mu muraba, bongere bakubone Uwiteka Mana Nyiringabo. Waratubwiye ngo bitugerageza si bishya kuri twe, ngo ahubwo ni urusange mu bantu, ngo kandi hamwe n'ibyo bitugerageza ngo ujye uducira kanzu, ujye uducira kanzu, ngo kugira ngo tubone uko tubasha kubyihanganira. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo uyu muhungu n'uyu mukobwa ubereka kanzu kugira ngo imitima yabo iruhukire muri wowe, erega uwo kwizerwa. Turasengera abo wahamagaye mwami barambaraye, bari bafite impano nziza zunguraga itorero, turasenze ngo babyutse, abo tuzi n'abo tutazi, abo duhuje ururimi n'abandi mwami batazanatwumva, ariko aho umwuka wawe ugera utubyukiriza abo bahungu bagukoreraga, utubyukiriza abo bakobwa basengaga, utubyukiriza abagore bagutakiraga mu bitondo, utubyukiriza abo bavuga butumwa, utubyukiriza abahanuzi barabukuri ariko inzara ikabanamura, utubyukiriza abo bagaragu bawe hirya no hino mwami, abasuraga bacogoye, abakomezaga abandi bera, uyu munsi akaba aribo barambaraye, abo tuzi n'abo tutazi, abakorera hagaragara n'abakorera mu ibanga, ubabyutse kubw'imbabazi zawe. Uwiteka we, twiringiye imbabazi zawe. Waratubwiye ngo uzabana natwe kugera ku mpera y'isi, waratubwiye ngo ntuzigere udusiga twenyine, uri ukuri. Waravuze ngo itorero ryawe uzaryubaka ku rutare, ngo n'amarembo y'ikuzimu ntafite imbaraga cyo kuribasha. Ni kuri ubana n'abawe kuzageza ku iherezo ry'urugendo. Reka amaso atarakikubona yongera kubone, reka amatwi atarakikumva yongera kumve, reka umutima utarukigushyikira wongera ugushyikire, maze atekanire muri wowe nyaguhora ku ngoma. Urakoze Papa, tuguhaye icyubahiro, utubereye mwiza, utubereye mwiza. Kugaruka aho uri biraturyoheye, ntabwo tuze kuko twabuze ahandi tujya, ahubwo uri amahitamo yacu, uri ibyishimo byacu, uri umunezero wacu. Kubana nawe biraturyoheye, natwe tuje kuvuga ngo kuva imbere yawe biraturutira kuba mu mahema yandi menshi atatse neza, yandi menshi arimo ibindi binezeza umubiri. Kuba imbere yawe biraturutira ibyo byose. Urakoze mwami w'abami ko watwimenyesheje, urakoze ko wantoraguye nyaguhora ku ngoma, ndorongotanira iyo pfiyo ngiyo ukangirira imbabazi, ukanyihishurira, ugakora ku maso yanjye, ukirengagiza imyaka yanjye yo kujijwa kubw'imbabazi zawe. Urakoze mwami w'abami, izina ryawe nirihabwe icyubahiro, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Turifuza gusangira amagambo yawe, ngwino unyigishanye n'ubwoko bwawe mwami w'abami, ngwino ucurikure ibicuramye, ngwino usuke mu mwuka wawe mwami w'abami, kugira ngo bidukize, kugira ngo biduheshe icyo wifuza ko duhabwa. Urakoze, cyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Imana yacu nishimwe, yuzuye imbabazi no kugira neza, iyo tubwira irumva. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo isi yaremye ugutwi ntizumva, kuko ubutayireba. Hari ubwo wibwira yuko umuntu mwaganira yabasha kukumva kuko uvuga akagusubiza, ariko iyo yaremye ugutwi ibasha kumva. Haleluya. Imana nishimwe. Natekereje mu kanya ndibaza ngo ariko ubu ngubu iyo ba Petero baza guhugira, murabizi Petero yari afite umugore, Sesuri ko yari afite wenda n'abana, ntago mbizi ntibabitwandikiye ko bitari ngombwa, ariko ndibaza iyo ba Petero baza guhugira mu by'abana babo n'umugore we, Petero agahugira muri ibyo, agahugira ku mugore, agahugira ku mwana, agahugira. Ese ubutumwa bwiza twari kuba tubufite? Ese twari kuba twarabubwiwe nabande? Uwo tuzi utarashatse ni Pawulo nk'uko abyivugira, ariko birashoboka ko izindi ntumwa zose zari zifite imiryango, birashoboka ko zari zifite ibizigoye nk'uko natwe bitugora mu miryango. Sinzi ko abo muryango wabo bari barabakurikiye muri iyo nzira. Cyakora hano Pawulo yatubwiye ko umugore wa Petero bagendana nk'uko izindi ntumwa ngo zifite abagore bizera bagendana. Birashoboka ko hari aho yari yarakishijwe yarakurikiye, ariko ntituzi niba bose bari barakurikiye urwo rugendo. Tekereza niba bacuri ku mutwe mu byo mu nzu yabo gusa. Ese ubu twari kuba dufite ubutumwa bwiza? Nshuti z'Imana, ubwami bw'Imana buragukeneye, buragukeneye. Umwanza guteza imibabaro kugira ngo wihugireho utabwira abandi ubutumwa bwiza.
ese ni bande bazatwara ubutumwa bwiza mu bihugu bitaramenya Kristo ngo bamwemere cyangwa bamwange? Kuko nicyo kizatuma Yesu agaruka. Niko ijambo ry'Imana ritubwira muri Matayo 24:14 niba ntabicuritse, haratubwira ngo imperuka izahera ko ize, ubutumwa bwiza bw'ubwami nimumara kubwirizwa mu moko yose no mu ndimi zose. Ese bizatwarwa nande? Niba buri musore wese urangije ishuri ahita atekereza amafaranga kandi n'ukuri ntajya gwira pe, ayo twari dufite uyu munsi yo twari dufite ejo, ariko n'ubundi ntibihagije. Amafaranga gushaka. Ni bande bazatwara ubutumwa bwiza muri ayo mahanga? Ni bande bazasenga barenga gusengera abana babo, bagasengera abandi bana b'u Rwanda, bagasengera abandi bana? Nukuri mu weekend ya Kigali biteye agahinda, yusotse mu masaha y'ijoro ibiteye agahinda. Kandi ibyo ni birahagaragara, murabizi ko tugira ibyaha byinshi byo mwibanga, bibera mu mwibanga. Ese ninde uzingingira abanyarwanda bene wacu? Twese nidukomeza kwihugiraho imibabaro ikatubasha, ninde uzasengera abanyarwanda bene wacu? Ninde uzinginga Imana ngo Imana idukure mu mbaraga z'idini iduha agakiza kazima? Ko abantu basenga bakanaraguza, ko abantu bazi Imana ariko ntibayizere. Gituma njya gushaka umuti wa Kinyarwanda, ne kuvuga umuti wa Kinyarwanda kuko habaye imiti y'ibyatsi mizima, ariko impamvu njya gushaka ubupfumu, ibigeretseho imbaraga z'umwijima, nuko mba ntizeye iyo Mana. Ariko niba umuntu aba mu rusengero n'ubupfumu akabukora, nshuti z'Imana, ninde uzingingira abo bose? Ninde uzinginga ngo ikirere cyacu gitwikururwe tubone abantu bakizwa by'ukuri? Uyu munsi ntatandukaniro hagati y'abakijijwe n'abadakijijwe. Imana iturengere. Imana iragukeneye, ikeneye kwitanga kwawe, ikeneye ijwi ryawe, ikeneye rengaho. Imana ikwitayeho. Ni byiza gusengera abatwegere, nta n'umuntu bitwibutsa, kuko ibibazo byawe bitwegere binadukoraho binatubabaza. Kubisengera nta muntu wanyibutsa gusengera abana banjye, ndabareba. Abakijijwe n'abadakijijwe ndabareba, twegeranye nabo. Ibyo birikora. Ariko se ninde uzarenza amaso ku rugo rwe, ku nzu ye, agatakira iki gihugu? Twese nidukomeza kwihugiraho. Umwami Imana agushyiremo umutima wa Yesu, aduhe umutima nk'uwa Yesu, aduhe uko Yesu arimo areba u Rwanda, abiduhe natwe tubirebe uko nguko, kugira ngo tubashe gutwara umutwaro uko Yesu afite umutwaro kubarimbuka, wowe nanjye tuwugire. Imana itugirire ubuntu muri iyi misengere yacu, muri iyi misi yo gusenga. Twinginge Umwuka Wera twigishe gusenga. Ndimo ndamusaba ngo yongere anyigishe gusenga, ame umutwaro wa Kristo mu mutima wanjye, atari umutwaro w'agahararo. Hari igihe nca ahantu nkunda guca, hari utubari twinshi n'indaya ku muhanda, nkunda kuhaca nkagenda mbyigana n'amamodoka yaho. Nyine uwo munsi mba numva agahinda kenshi, ariko sinshaka kugahinda k'umwanya mutoya bikabongera bikarangira, tukongera gukomeza ubuzima. Abanyabyaha baruzuye, abarimbuka. Iyo umuntu apfuye atizeye abarimbutse, kandi bari burundu. Ntago twamusengera yapfuye, ntago twamusabira misa, nta kintu kimwe byatanga. Uwizera yizera akiriho. Cyangwa Umwami Imana agakangura imitima yacu mu buryo buhojejeho mu gihe cyacu. Imana ibahe umugisha. Mbabwiye ibintu byinshi, ubundi si byo nagombaga kuvuga uyu munsi, ariko ubwo Umwuka Wera nabyo yashimye. Wenda haraho yarwo yabikoreshamo akaba yagira umutwaro agahaguruka. Iyo umuntu afite umutwaro, ikiza cyabyo ntabwo asenga kuko afite imbaraga, ntabwo asenga kuko yabyiyumviseho, arasenga tu kuko umutwaro waje. Ntategereza kugira imbaraga kuko ntazigwiriye. Nibaza ko tuzigera tuzahora twifuza kwigira imbere twese, ariko iyo umutwaro waje urakubyutsa, uragusengesha, ugoha kurenga ibikugoye byawe, ukababazwa n'ikibabaje Yesu. Imana itugire neza. Naribwiye rero muri ino misi yo gusenga ngo tuganire ku magambo nahaye umutwe uvuga ngo ubuzima bwawe bwubatse he. Byanjemo kubera ko amasengesho abantu hafi ya bose barayemera kandi barayakunda, kubera ko tuba twiteze gutabarwa. Twese tuba twiteze gutabarwa, so aho twatabarirwa hari hose twajyayo, haba ku Mana twajyayo, haba handi twajyayo. Muri make amasengesho nta muntu abangamira, nta muntu ajena cyane. Ariko ndibaza hamwe no gusenga, ese ubuzima bwawe bwubatse hehe? Kuko ushobora gusenga rwose ariko ubuzima bwawe butarahereye aho tugomba guhera, kugira ngo iyi nzira ikurikira Yesu tuyikurikire. Niyo mpamvu rero nifuje kugaruka ku cyo nakwita urufatiro cyangwa se ikibanze, kugira ngo utazatahira amasengesho gusa. Gusenga ni byiza pe, biranadukwiriye, ariko haraho twubaka, hanyuma hagabona gukurikiraho ayo masengesho. Kubera iki? Ushobora gufatira hagati ugasanga turimo tuvuga imirimo y'Imana, kwitanga n'ibindi ugakomerezaho, ariko ikibanze utagihereyeho. Rero niyo mpamvu nifuza ko tugaruka ku rufatiro. Twubatse he? Ubuzima bwawe bwubatse he? Abagize umugisha wo gukizwa, twarakijijwe muri past. Hari umunsi twatsinzwe n'ibyaha byacu, hanyuma hakorwa igikorwa cyitwa kudutsindishiriza. Niko kwitwa gukizwa, niko kwitwa kuba umwana w'Imana, niko kwitwa kuvuka ubwa kabiri. Icyo gikorwa kiba rimwe gusa. Nasanze
gutsindwa kwa muntu bishobora kuba ikintu kitaba ijoro rimwe, bishobora kuba progressive kuntu yakumva ijambo ry'Imana, yahura n'indirimbo, yahura no kumurikirwa n'Umwuka Wera, bikaba byaba urugendo kugeza igihe nyine atsindiwe yemere ko ari umunyabyaha akamanika amaboko. Hari abagira umugisha bahura n'inyigisho, bahura n'ikintu runaka bagahita bamanika amaboko bakamenya ko ari abanyabyaha kandi bakamenya ko batakwikiza. Twarakijijwe ariko gutsindishirizwa, turimo turakizwa ariko kwezwa, kandi tuzakizwa ariko kuzambara umubiri w'ubwiza, tuvanywe burundu muri presence y'icyaha, y'ibyago n'ibindi. Imana ishimwe cyane. Izi nyisho umuvandimwe wazikoze mu buryo bwiza, njya ndangira abantu ngo bazumve, zitwa umwuzuro w'agakiza. Ngewe nakuyemo bimwe, ariko niba wifuza kugira ufatira uruzima uzazumve uko zimeze kuri channel yitwa Rovaz Donner ikorerwa n'umukozi w'Imana yitwa Clarisse. Umwuzuro w'agakiza ni hehe rero ukwiriye kubaka? Niko turimo kwibaza, ubuzima bwawe bwubatse hehe? Ni hehe ukwiriye kubaka? Ni hehe utangirira urugendo ukaburi shwa nkuko indirimbo yatubazaga ubizi neza ko urugendo warutangiye? Twakwibaza rero naho ngaho bitangirira mu gutsindwa, ariho watsinzwe ari nawe utsindishirizwa. Gutsindishirizwa rero ni iki? Mu magambo make nagerageje kwegeranya mu buryo bwanjye cyangwa ubushobozi bwanjye bugarukiye, gutsindishirizwa ntago bishobora kubaho icyambere hatabayeho gutsindwa. Ibi ntibyabaho kandi hatari urubanza. Rukuvuga ngo hari urubanza menya burya ko runtegereje, nkavuga nti ndatsinzwe, manitse amaboko, aho ngaho niho Kristo noneho amesha gutsindishirizwa. Imana itugirire neza. Muri make ntiwatsindishirizwa utatsinzwe. Akenshi rero dufatira hejuru aho ngaho ariko tutatsinzwe, tugafatira mu mibabaro dushaka ko Yesu adutabariramo, tugatangira ibintu byo gusenga. Bamugani nkuko umuntu ajya abaza umuntu akavuga ati igihe natangira ibintu byo gusenga, igihe negereye ibintu by'Imana, bigahinduka ibintu by'Imana, bigahinduka ibintu byo gusenga, bigahinduka ibintu byo kujyana n'abavandimwe. Ariko siko kuri. Urugendo aho rutangirira kugira ngo umenye neza ko ubuzima bwawe bwubatswe ahantu hazima kandi hakwiriye, ni umunsi wagize umugisha wo kumva ijambo ry'Imana, wo kubwirwa n'Umwuka Wera, ugatsindwa ukamenya ko uri umunyabyaha. Imana ishimwe cyane. Kandi umuntu atsindwa nyine kuko azi ko hari urubanza. Muri iki gikorwa rero cyo gutsindishirizwa, gutsindwa hanyuma tugatsindishirizwa, hari urubanza. Hanyuma we nanjye turatsindwa kuko tutari bushyikire kwera kw'Imana. Muri urwo rubanza hari uregwa, ari we njyewe, ari we wowe umunyabyaha. Uraregwa, urashinjwa kutashoboye kubaha Imana, kutashoboye kwizera Imana. Harimo uregwa, harimo urega, ariwe Satani. Muribuka ko Bibiliya imwita umurezi. Aranshinja ko ntashoboye gukurikiza amategeko, aranshinja ko nigenga, aranshinja nuko agushinja. Hakaba n'umucamanza utabera witwa Imana. Hakaba rero n'umuvugizi cyangwa se umwunganizi cyangwa avoka wacu, ari we Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane ko dufite umuvugizi. Kandi hakaba kugira ngo umuntu umenye ko yishe amategeko nuko amategeko nyine aba hari. Ikindi nkuko tubizi, iyi tegeko risohotse mu gihugu bakarisohora mu igazete ya leta, urizi utarizi burya ari gukoraho, kandi wagombye kuba urizi. Ntago iyo waryishe bivuga ngo ntago nari mbizi, sinari mbizi ko hano bashyize icyapa cya 60, sinari mbizi. Oya, itegeko rikibaho rirakureba. Uko niko bimeze. Imana ishimwe cyane. Umwanzi rero dushinja, akadushinja ko tutashoboye kubahiriza amategeko y'Imana. Kubera iki? Ntago twacirwa urubanza kandi hatariho amategeko twishe. Kandi iyo hariho amategeko wishe ukanatsindwa n'urubanza, haba gutegereje iki? Igihano. Ngewe nawe twarabo kurimbuka. Kugira ngo umuntu atsindwe nuko ibyo bintu biza mu mutima we bikaremerera, akamenya ko ari umunyabyaha rwimbi, Imana yamugira neza, akabona ububi bwe kandi akamenya ko atabasha kwikiza. Atsinzwe n'urubanza kandi igihano kiramutegereje. Mu bizatuma uba umuntu ugenda neza cyangwa w'agaciro icyo wahawe ubugingo bwawe, nuko umenya uburemere bw'igihano wari ukwiriye. Wari uwo kurimbuka byiteka, wari uwo gutandukanywa n'Imana urundu. Imirongo imwe iteye ubwoba tubona muri Bibiliya itubwira umuriro w'iteka iteye ubwoba. Baravuga ngo haba urunyo rudapfa, haba umuriro udazima, haba umubabaro w'iteka ryose. Wa mugani uri mu gitabo cya Luka wa Nyamutunzi na Lazaro. Kuri uriya mutunzi, mwibuke ko ntabwo yajyanywe mu irimbukiro nuko yari umutunzi, ntabwo Lazaro yajyanywe mu ijuru nuko yari umukene. Oya, nuko yari umugani. Resomo rari bigomba gukurwamo n'imwe, yagira ngo itubwire itandukaniro hagati y'irimbukiro n'abarazwe ubugingo buhoraho. Utabyitiranya ngo ubwo nakennye cyane Imana izanduhura. Oya pe, ushobora gukena ukazanababara, ushobora no gukira ukazanababara, ntaho bihuriye. Niyo mpamvu twifuza kubaka ku rufatiro ruzima tukabyumva. Ariko uriya mutunzi yaravuze ngo ndimo ndababazwa cyane,
ngo yaba ari woheje Lazaro igitonyanga kimwe akagikoza ku rurimi rwanjye. Aho ni mubabaro w'iteka Yesu yaraje kugira ngo utazawubamo, kugira ngo tutazawubamo. Iyo rero wamenye uburemere bw'igihano warinzwe, bitumuha agaciro icyo waguzwe, bitumuha agaciro icyo umwami yakoze mu buzima bwawe. Bamwe biba bikira amakuru gusa, amakuru ari nk'uko umuntu yasoma ikinyamakuru, niyo mpamvu bitagira uburemere mu mutima wawe. Ariko ndasaba umwuka w'Imana wawundi waje gutsinda ab'isi kugira ngo akubwire ibyo warinzwe n'ibyo wakize, kugira ngo bihe agaciro nk'uko bigafite. Imana itugire neza. Ijambo ry'Imana mu rwandiko rw'Abaroma igice cya 6 umurongo 23, aho Paulo yandikiye itorero ry'i Roma igice cya 6 umurongo 23, haravuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ibihembo by'ibyaha, nari guhembwa urupfu, wari guhembwa urupfu, atari urupfu rw'umubiri gusa, urupfu rw'iteka. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko Imana ishimwe, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Ako natindagaho uyu mwanya nakaka kwibutsa akambwira ko ibihembo by'ibyaha byari urupfu. Ngewe nawe twarabo gupfa byiteka, ariko Imana ishimwe ko ari impano y'Imana ibonerwa muri Kristo Yesu yitwa ubugingo buhoraho. Hanyuma mu rwandiko Paulo yandikiye itorero rya Efeso igice cya 2 turasoma umurongo wa 1 tugeze ku murongo wa 9. Icyambaye amagambo agatinda mu mutima wawe. Haravuga ku murongo wa 1 ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Bibiliya y'Ikinyarwanda yavuze ngo mwebwe abari bapfuye, bisa nkaho bisobanuka ngo nk'abendaga gupfa. Oya, barabapfu, nagara abendaga gupfa, nabari barapfuye. Muri biri jambo ry'Imana haravuga ngo namwe mwari mwarapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Umuntu wese utaratsindwa ngo atsindishirizwe ni umupfu, nubwo tubona agenda, ni umupfu wiga, ni umupfu umudokiteri, ni umupfu umucuruzi, ni umupfu umubyeyi mwiza nkanjye, ni umupfu umugabo, ariko ni intumbi mu maso y'Imana. Imana itugirira ubuntu. Ngo namwe mwari mwarapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Ngo kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima yacu byishakira, kandi ku bw'akavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Natwe twahoze mu bapfu, Imana y'imbabazi iraturengera. Ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka iki kirere. Uyu mwami atwaza igitugu, nagabanza kubwire ngo musinyanye kontra. Oya, iyo utari munsi y'ubundi bwami bwa Kristo aragutwara byanze bikunze. Mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, uko mbyumva nkabaho uko nguko, tugakora ibyo kamere n'imitima yacu byishakira, kandi ku bw'akavukire n'aka kakavukire ukumve akagatuma bose bajyamo, nkuko rya jambo ritubwira ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ntiwabaye umunyabyaha kuko wakoze ibyaha, ahubwo ku bw'akavukire icyo wahawe na Adamu, wavukiye mu byaha. Niyo mpamvu ukeneye guhura na Adamu wa nyuma cyangwa wa kabiri, ari we Yesu Kristo. Imana itugirire neza. Ngo twakurikizaga ibyo kamere n'imitima yacu byishakira, kandi ku bw'akavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Uyu mwami rero wari udutwaje igitugu, bamwe bageza kure tukabita baruharwa, bagakora ibyaha bigaragara, basambana bakamarayo, basinda bakamarayo, bakwangana bakamarayo, yo baba babi bakajya mu burozi, bagaheza bakaroga bakapfa nabi. Bamwe batwaza igitugu kuri iyo extreme, hanyuma twebwe batari kuri extreme tukarangarira, tukajya twumva umva yewe baragowe pe. Ariko nagira ngo mbwire uyu mwami ukorera mu batumvira atwaza abantu igitugu mu buryo butandukanye. Hari abandi baba bafite ibyaha by'ibisirimu by'ikinyabupfura, abo nanjye nibona rindimo. Noneho bakarangarira baruharwa, bakarangarira indaya zo ku muhanda, bakarangarira abagabo babaye abasinzi, bakarangarira abagore baciye inyuma abagabo n'abagabo basenye ingo zabo, bakarangarira bo. Nkuko uyu munsi turi mu misi yo kwibuka Jenoside, tukarangarira intera hamwe zamaze abantu, zisha abana, zigakora amahano, kandi koko zakoze amahano. Imana izirengere izibabarire. Ariko noneho twebwe kubw'imibabaro n'abaduhemukiye tukibagirwa ko natwe turi abanyabyaha kandi bakeneye imbabazi z'Imana, kubera ko ibyacu biri mu kinyabupfura. Niyo twanganye twangana mu mutima ntitwica, niyo turaguje tugenda abantu batatureba, tubikora mu kinyabupfura. Noneho nshuti z'Imana, ntitumenye ko natwe twarimbuka kimwe n'abariya yahejeje.
Imana y'imbabazi icyama igataha mu mutima wawe ikaguha gutsindwa kandi uri ingeso nziza, gutsindwa kandi uri umwana mwiza nta muntu wanduranyijeho, ariko ugatsindwa kuko utizeye umwana w'Imana. Imana itugirira ubuntu. Uyu mutware ni mubi, atwaza igitugu, bamwe akabageza ku nguni bikabije, ibyaha bikagaragara, abandi bagakora ibyo mu kinyabupfura, ariko bose baba bayoborwa n'uyu mutware ukorera mu batumvira. Niwe wari udutwaje igitugu, twiyubashye tubigendamo buhoro tudasakuza, ariko yari adutwaje igitugu, kandi twarabo kurimbukana kimwe n'abaruharwa. Imana itugirira ubuntu. Imana ishimwe ko hahora inkuru nziza ku murongo wa 4 ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, haleluya, yaduhinduranye bazima na Kristo. Twebwe abagize umunsi wo gutsindwa, kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, kuko itifuza ko hari umuntu n'umwe warimbuka, ni umutunzi w'imbabazi, ngo ari rich muri masi, ni umukire muri masi, ni umukire mu mbabazi. Data nuko ari Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo kubwo urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwadukijije. Haleluya. Niyo mpamvu gutsindishirizwa bidakorerwa, ntabwo Data tubwire ngo nimugire umwete wo gutsindishirizwa, oya, ni kubw'ubuntu. Nta kintu umuntu akora ngo abihabwe, ni kubw'ubuntu bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Ngo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwabakijije. Haleluya. Uyu murongo wa 5 muri Bibiliya ijambo ry'Imana ngo yadusanze twarapfuye tuzize ibicumuro, maze duha ubugingo hamwe na Kristo. Erega mwakijijwe n'ubuntu bwayo. Hano nanditsemo agakosa, baraza kudukosora n'ibikunda, cyangwa yadusanze twarapfuye, nagari twarafunze, yadusanze twarapfuye tuzize ibicumuro, maze duha ubugingo hamwe na Kristo. Erega mwakijijwe n'ubuntu bwayo. Haleluya. Niyo mpamvu umuntu wagize umugisha wo gutsindwa, ubuntu bw'Imana mu mutima we buraremereye, kuko arabizi neza ko nta kintu na kimwe cyari kumukiza. Ariko iyo umuntu acyumva ntacyo ntwaye, byibuza njyewe naba nanjye, ntashobora guha agaciro ubuntu yagiriwe. Ariko umuntu uzi ko yatsinzwe kandi nta kintu cyari kumukiza, ubuntu bugira agaciro muri we, ubuntu buraremera, ubuntu ntimuhindukira ubusa, ubuntu bugira agaciro muri we. Imana ishimwe cyane. Yadusanze twarapfuye tuzize ibicumuro, maze duha ubugingo hamwe na Kristo. Erega mwakijijwe n'ubuntu bwayo. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko ituzurana nawe, itwicarananya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza izerekana ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose, itugirira neza muri Kristo Yesu. Ku murongo wa 8 ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Aho niho naganaga, ariko nagira ngo tubyumve neza. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Umuntu wese utaratsindwa rero aba afite kwirarira muri we, aba yumva nta kibazo. Ariko njyewe sindi mubi cyane, se meze nk'abari abaroga, njyewe singiye meze nk'abari abandavuye ku muhanda, aba yumva nta kibazo. Umuntu utsindwa atsindwa ryari? Agira umugisha, akabona ubwiza bw'Imana, agasobanukirwa ububi bwe, akamenya ko ari umutindi wo kubabarirwa. Icyo gihe niba umwanya wo kwigeranya ngo njyewe siniba, njyewe sinsamba, ntibibaho. Ubwiza bwe bumubera nk'ububore, kandi ibyaha bye bigatangira kumuremerera, akumva biraremereye cyane, akumva yababaje Imana. Kandi ashobora kuba yababaje Imana atarigeze yica, atarigeze akuramo inda, atarigeze araguza, atarigeze, ariko icyaha cye cyo kutizera Imana kikaba kinini cyane, agakenera ko Imana yamukiza, kuko asobanukiye ko atakwikiza. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu urugendo rw'uwo muntu ruzatandukanye. Iteka azakorera Imana ameze nk'uyitura urwo yamukunze, azahora azi agaciro k'imbabazi yagiriwe, ntazasiganya. Hari igihe ngira ibyago byo kuganira n'umuntu, kumva aravuze ati rero twebwe rero disi wacu buriya, ariko abanyarwanda turabibone. Mwebwe iwanyu buriya, ngurumva ngo kuva kera ngo twebwe ngo twari abantu b'imfura dusenga. Muri make wagize ibyago, ntiwigeze utsindwa, wakomereje mu bupfura bw'iwanyu, ukomereza mu idini, kuko wagize Imana ugasanga iwanyu hari Bibiliya, ukomerezayo. Pole cyangwa uyu munsi umwuka w'Imana akamurika mu mutima wawe,
kuko icyo gihe tuba twirata iki? Imirimo. Twarasengaga, iwacu twagiraga igicano cy'amasengesho, twari dufite ibitabo by'indirimbo, twararirimbaga. Mama yadutoje gutanga icyacumi hakiri kare. Mama yatujyanaga mu misa z'imibyizi, njyewe yajyaga njyana kera akiriho ya misa ya niba turiyo mu Gatolika, mu gitondo hatari habona. Hanyuma ibyo ngibyo ukabyitiranya. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Uwatsinzwe ntagira icyo yirarira, ntagira icyo yirata, aratsindwa gusa. Hanyuma uwo niwe utsindishirizwa, niwe uhura n'imbabazi z'Imana. Mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Iyo umuntu akirarira aba ataratsindwa, ariko iyo twatsinzwe kwirarira tugushyira ku ruhande. Umuntu w'umugabo ashobora kuborozwa n'ibyaha bye yakoze mu ibanga, umuntu w'umugore wiyubashye ashobora kuborozwa n'ibyaha bye yakoze mu ibanga iyo yatsinzwe. Iyo watsinzwe ntuvuga ngo kana karandeba, ntuvuga ngo kana karanyumva. Iyo watsinzwe, kuvira isengesho rihamagara abantu kujya gukizwa imbere ryaza, kuko kera ntago byabagaho, ariko kuva ryaza ntacyo ritwaye, riraho. Ariko iyo umuntu yatsinzwe ntavuga ngo ninde uri bundebe, ninde uri bunyumve, ararundumuka. Simvuga ko abajya imbere bose ariko baba batsinzwe, uyu munsi hasigaye habaye impamvu zitandukanye, ariko iyo umuntu yatsinzwe inzitwazo zose azitereka ku ruhande. Icyama niba utaragirirwa umugisha, ugutsindwa n'ibyaha byawe, ugutsindwa n'icyaha cyawe cyo kutizera Imana no kwigenga. Icyaha cyo kwigenga ubwacyo, utasamanye, utagize gute, ariko icyaha cyo kwigenga no kutagengwa n'Imana, icyama ugatsindwa. Icyama inzitwazo zose ukazishyira hasi, maze nawe ugatangira urugendo. Aho niho umuntu atangira urugendo. Turimo turibaza ngo ubuzima bwawe bwubatse hehe? Niba utaratsindwa urimo uraduherekeza, urimo uradutera kashareri ko kugendana nawe, kandi udufitiye umumaro pe. Ariko byaba bibabaje ko tutazaragwa n'ubugingo buhoraho, byaba bibabaje ko tuzabana inaha ngaha, ariko hakurya y'ubuzima ko tutazabana. Icyama umutima wawe ugatsindwa. Ugatsindwa nuko ugitwajwe n'uyu mutwaro utegetse ikirere. Kukira umuntu wigenga, mu byemezo byawe urigenga, mu mahitamo yawe urigenga, kundi icyo ushaka ukanga icyo ushaka. Ikindi umuntu ataratsindwa, iyo turimo tumutoza kubaha Imana no kwezwa, bimubera nkaho turimo tumutoza ikinyabupfura. Kwa kundi ubwira abana bawe uti ntimugasakuza abashyitsi baje, mujye mwitonda. Iyo turimo tumubwira iby'ingeso mbi, kuko atigeze agira umunsi wo gutsindwa, kuko abantu batsindirwa ntago tuba duhari tunabimenya, abo tugendana tuba tuzi ko bose urwo rugendo rwababayeho. Ariko iyo turimo tubabwira ibyo kwezwa, bimeze nk'uko umubyeyi atoza umwana ikinyabupfura. Ntugasakuze mu bantu, ntukavuge nabi. Umurimo ubutangiriye aho utagombye gutangirira. Imana itugirira ubuntu. Gutsindishirizwa kandi bihabwa abari bapfuye mu mwuka. Bari bapfuye mu mwuka, abemeye ko bari bagiye gupfa rubi, ku rupfu rubari rwo rwari rubategereje. Abatakiburana, abatakivuga ngo ariko sindi mubi cyane, abatakivuga ngo ariko ntacyo ntwaye, ariko sinkabije. Abatsindishirizwa n'abamenye ko bari bapfuye rubi, nabo Mwuka Wera yamuritse mu mitima yabo bakabona ububi bwabo. Iki kigeranyo cyiza baduhaye cyo kwizera Yesu, bakakigeranya no kureba ya nzoka Mose yamanitse mu butayu. Muri Yohana 3:14-15 haravuga ngo kandi nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Igihe inzoka zariye ubwoko bw'Imana burimo bugenda bwigometse ku Mana na Mose, inzoka zibariye, Imana ihaye Mose igisubizo. Yarababwiye ngo umuntu wese wariwe n'inzoka nazamura amaso akareba ku nzoka y'umuringa yashushanyaga Yesu ngo araza gukira. Ni ukuvuga ngo umuntu wazamuraga n'umuntu wamaze kumva ubumara muri we. Ureba ku mwana w'Imana umwizera n'uwamaze kumva icyaha n'uburemere bwacyo, n'uwamaze kumenya urubanza aciriwe ko akwiriye gupfa byiteka. Ni ukuvuga ngo ntushobora kureba kuri iyo nzoka y'umuringa kandi ubumara utabwumvise. Icyama Data akaremereza icyaha mu mutima wawe kugira ngo utsindwe. Icyama akamurika ukabona ububi bwawe kugira ngo wemere kureba kuri Yesu. Kuko nta muntu wari kureba ku muringa atangiye kumva ubumara, kuko izo nzoka zarabariye barapfa vuba cyane. Ubumara bwarazamukaga, barapfa, abantu benshi cyane barapfa. Hanyuma Mose azanye icyo gisubizo akuye ku Mana. Bamwe bararebye sesuri ko abandi batarebye, kuko byasaga nk'ibisuzuguritse, byasaga nk'ibitari mu bwenge. Ntufite imbaraga zo kwikiza. Ntago dukizwa n'ikinyabupfura n'ingamba, nta nubwo dukizwa no kuvuka mu miryango myiza. Kuvuka mu miryango myiza biduha uburere nabonye ari bwiza. Ni bwiza budutambutsa mu bantu, ukaduha kubana n'abantu tutanduranya, tutandavura. Uburere ni bwiza, kubana n'umuntu udafite uburere biravuna.
akavuga igihe atari cyo kuvuga, ibintu akabivanga. Ni bibi pe, ariko uburere ni bukiza. Kuvuka mu muryango mwiza ni bikiza. Kugira ikinyabupfura, kumenya igihe cyo kuvugira n'igihe cyo guceceka, kumenya kwitwararika ku bantu ni byiza pe, biduha kubana n'abantu neza tutanduranya hano ku isi, ariko ntibyakiza umunyabyaha. Nta muntu rero wari kureba ku musaraba kuri kiriya giti kimanitseho inzoka atari uko uburibwe bwamugezemo kandi yumva ari mwapfa, ari mwapfa. Wowe nanjye twarabo gupfa byiteka. Icyampa Umwuka Wera akaremereza ubuzima bwo kutumvira Imana utuye, kugira ngo urebe kuri Yesu, maze nawe uraga ubugingo buhoraho, tuzabane mu ijuru. Ese ubuzima bwawe bwubatse kuki? Ese aho ntiwacomekeyemo hagati? Wasanze dusenga urasenga, wasanze tuvuga ibyo kwiyiriza nawe uriyiriza, wasanze dushaka ubutabazi bw'Imana nawe ucomekeramo hagati, wasanze dukora imirimo y'Imana urinjira uradufasha turayikomezanya, watangira urugendo hagati. Ubuzima bwawe bwubatse hehe? Itangiriro niri. Kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Nk'uko barebye ku nzoka bagakira ubumara, niko natwe turebye kuri Yesu dukira ubumara bw'icyaha bugatuvamo, bugatangira kutuvamo. Ikibabaje rero, Kristo yamanikiwe bose nk'uko iyo nzoka yari yamanikiwe iteraniro ryose, ariko siko bose babyizeye. Byari bisuzuguritse bimeze nk'ibidafite ubwenge. Ndahamya ko cyane cyane ko njyamo n'imico myinshi ari mu Bisirayeli imeze nk'iyacu Abanyarwanda, ndahamya ko hari abarebye Mose bakamuhinyura, abantu b'abagabo b'icyubahiro bakavuga ati ariko Mose wahereye dukura muri Egiputa turushya, wahereye uraturagiye nanone ngo turebe ubwo bupfapfa wamanitse. Niyo mpamvu Imana itahisemo gukirisha abantu ubwenge bw'isi. Ubwenge bw'isi ni ibintu bitondetse neza, ni ibintu umuntu, hari umuntu avuga ubwenge bw'isi ukajya wemeranya nawe, niyo utemera ibyo avuga ariko ukumva bya bitondetse neza n'ubwenge bwinshi. Imana ntiyahisemo gukirisha abayizera ubwo bwenge bw'isi, yahisemo kubakirisha ubupfu, foolishness, ubupfu bw'ibibwirizwa, ibintu bidatondetse neza, ibintu bitumvikana byo kwizera Yesu utaravukiye mu Rwanda. Bamwe babyise ubukoroni, abandi babyise imico y'Abayahudi, abandi Bibiliya bayise n'amateka y'Abayuda, natwe twakwandika yacu. Nyamara yavuze ngo namanikwa hejuru y'isi azireherezaho abantu bose. Icyamukemera gutsindwa, ugatereka ubwenge ku ruhande, ugashyira ikinyabupfura ku ruhande, ugashyira ikintu cyose cyiza kiguha valeur, ariko valeur izabura, ukagishyira ku ruhande. Ibindi bintu byose bizashira, ibindi bintu byose bizadushiraho, igihagararo kizabura. Iki cyo kinabora vuba cyane, kibora vuba cyane. Mpfuye uyu munsi wampunga, kuko nyuma y'amasaha make naba ndimo kunuka, nyuma y'indi minsi itari myinshi bwa bukoko bw'inyo bwaba bwatangiye kwinjira mu mazuru yahoze ari meza, kwinjira mu maso yahoze ari meza, kwinjira muri face twabaze tukayitunganya, inyoni zahitinya. Ariko ikintu kimwe kizahoraho iteka ni spirit y'umuntu, ni esprit y'umuntu, no mwuka w'umuntu uzabaho iteka. None uzaba hehe? Kandi niduhagarara imbere y'intebe y'Imana, buri muntu hazahagarara wenyine, ntago bazahamagara abo twasenganye n'abatubwirije ubutumwa bwiza ngo twese dushorerane. Buri muntu hazahagarara imbere y'Imana ari wenyine. Ubuzima bwawe bwubatse hehe? Dufite ibyifuzo so kubyirengagiza, umubabaro w'abantu ujya umbabaza, kandi mbasha kumva ko nanjye mafite ibimbabaje. Twese twambaye umubiri. Iyo umuntu akubwira umubabaro ukumva yaba ufite icyo wabikora ngo uhiturangiza, umubabaro wo mwisi urababaza, ariko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Ubuzima bwawe bwubatse hehe? Imana itugirire neza. Kristo yamanikiwe bose, ariko siko bose bamwemeye. Nkuko yanzoka itarebweho na bose, niko na Kristo yamanikiwe bose, ariko bandi babibonera andi mazina. Ubu babona dutakaza umwanya, babona twarasaze, babona Imana ikukore ku maso. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Bikorinto 5:21 ngo kuko utigeze kumenya icyaha, Abikorinto 2:5:21, kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Haleluya. Utigeze kumenya icyaha. Ibi ni ubwiru bukomeye, Imana kwambara umubiri, utarigeze akora icyaha agahinduka cyo, yabaye cyo,
kuko utigeze kumenya icyaha. Kumenya ni ukuvuga ngo si ugukora, ahubwo ntiyigeze akimenya. Ntazi icyaha, ntazi gucumura ku Mana ibyo ari byo, uko twebwe tubizi ntabyo azi. Kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha. Ni gute icyo gikorwa wagihindura ubusa? Kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we njyewe mpinduke gukiranuka kw'Imana, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Uko ni ugutsindishirizwa, kuko ntibyakorewe. Utigeze kumenya icyaha yahindutse cyo, kugira ngo njyewe mpinduke gukiranuka kw'Imana. Ibyo biba ku muntu ataratangira gukora umurimo n'umwe mwiza wo gukiranuka. Niko byagendeye cya gisambo ku musaraba, kitarakora umurimo n'umwe mwiza, ariko gihinduka gukiranuka kw'Imana kuko kizeye wahindutse icyaha nyamara yari gukiranuka. Haleluya. Tukiri hano nshuti z'Imana, iyo umuntu ari juste ntakenera kuba justifiye. Niyo mpamvu bisaba gutsindwa, kuko iyo numva ntunganye sinkenera gutsindishirizwa, kuko nyine ndatunganye. Niyo mpamvu umuntu utsindwa iteka ibyo yajyaga yumva ari ubutungane bwe birambarara hasi. Ndamushimira Mwuka Wera ko yamuritse mu mutima wanjye gatsindwa. Nanjye nari babanyabyaha, babana beza badafite icyo batwaye. Ndamushimira Mwuka Wera ucengera muri iryo kote ry'ubwana bwiza, muri iryo kote ry'ikinyabupfura, agacengera mu mitima yacu, tugatsindwa, tukabona ububi bwacu. Haleluya. Kandi izo mbaraga zicengera mu munyabyaha w'umwana mwiza zibasha no gucengera mu munyabyaha waruharwa. Ibyaha bya bindi wibwira ngo ntibyashoboka, muri Yesu birashoboka. Tugatsindwa, tugatsindishirizwa, tugahinduka abana b'Imana kimwe. Mu ijuru ntabwo bazavuga ngo abakoze bike rero ngo bafite agahande kabo, ngo abakoze byinshi. Tuzaba turi abantu bababariwe, tuzaba turi abantu batsindishirijwe, tuzaba turi abantu babazweho gukiranuka kw'Imana. Nicyo bazareba. Ntabwo bazavuga ngo babanje ngo kwitwararika. Hari igihe umuntu avuga ngo ngiye nta buhamya. Urabufite, wari umunyabyaha wo gupfa. Ushobora kuba utarandavuye mu byaha byitwa ibyaha, ariko wabayeho wigenga, uri ikigenge. Ahubwo niba wumva nta buhamya, ushobora kuba utaratsindwa. Warakuriye mu idini ryiza n'ababyeyi beza bakwigisha Bibiliya, ariko utaratsindwa. Icyangwa Umwuka Wera akamurika mu mutima wawe, kuko watsinzwe wese amenya ko yari umunyabyaha. Haleluya. Iyo umuntu rero yumva ari juste, nyine ntashobora gutera kana. Iyi ntambwe ntishobora gukorwa, kandi niryo tangiriro. Ntago ashobora kuba justifiye, ntago byakunda, ntago yaba justified. Haleluya. Mu Bikorinto ba kabiri nanone 7:10 ndakwifuriza akagahinda. Ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa. Agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa, nako kukazana agakiza. Ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera urupfu. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana aravuga ngo burya agahinda gahuje n'iby'Imana ishaka. Haleluya. Ndakakwifuriza niba bitarakubaho, ushyire hasi imirimo myiza tukuziho n'amatitire n'ibiki, icyampu kigikorwa kigakoreka mu mutima wawe uyu mugoroba kubw'imbabazi z'Imana. Ngo burya agahinda gahuje n'iby'Imana ishaka gatera umuntu kwihana, kakamugeza ku gakiza. Agahinda nkako nta mpamvu yo kukicuza. N'agahinda gasanzwe ko muri iyi si kageza umuntu ku rupfu. Agahinda karica pe, k'imibabaro n'ibindi. Ngo ariko agahinda gahuje n'iby'Imana ishaka, ako se nakaye, nakakubwira ko uri umunyabyaha, nakagutera gutsindwa. Ngo ariko agahinda gahuje n'iby'Imana ishaka gatera umuntu kwihana, kakamugeza ku gakiza. Kandi agahinda nkako nta mpamvu yo kukicuza, kuko katwegereje Imana, katumye dutsindwa, kadutera imitima yacu guca bugufi no gukenera Imana. Abantu benshi badakeneye Imana uyu munsi nuko bumva bibashije, baratuye mu kinyabupfura, batuye mu buzima bahaye umurongo bisa nk'ibibahiriye. Bagira umurongo bakurikiza, bafite ingamba, masaha bihaye kubyuka niyo babyukira, yo bahaye kuryama niyo baryamira. Bafite ukuntu bapanze ubuzima bisa nk'ibibahiriye, ariko ibyo bifite umumaro inahangaha, ariko hakurya y'urupfu ntibiharenga. Imana itugirire ubuntu. Ese wigeze ubabazwa nshuti y'Imana? Wigeze ubabazwa umunsi umwe? Byigeze bikubaho ukababazwa no kuri umunyabyaha, atari kubabazwa n'ingaruka z'icyaha? Aka kandi cyamuka kumva. Wigeze ubabazwa umunsi umwe? Byigeze bikubaho ukababazwa no kuri umunyabyaha, ntubabazwe n'ingaruka? Simvuga kubabazwa n'ingaruka z'ibyaha. Kubabazwa n'ingaruka z'ibyaha ni igihe nakoze icyaha ngafatwa nkagira ingaruka runaka, izo ngaruka twese ziraturya. Ariko ndakubaza, wigeze umunsi umwe
utababajwe n'ibibazo by'ubuzima, utababajwe n'ababyeyi bagutereranye, utababajwe n'abavandimwe bagutereranye, utababajwe n'umugore n'umugabo bakubabaje, utababajwe n'abana baguhemukiye, utababajwe n'ubukungu butaguhiriye, utababajwe n'amagara atakubereye, si ibyo. Ndavuga wigeze ugira umunsi umwe ubabazwa n'uko uri umunyabyaha, ubabazwa n'uko wigenga Imana itakugenga. Ako niko gahinda ko mu buryo bw'Imana. Ese aho ntiwaba warevutse ukisanga mu muryango ujya mu rusengero ukubahiriza iby'idini wisanzemo ugakomerezaho? Nongere mubwire, waba waragize umunsi umwe ubabazwa no kubura umunyabyaha, atari ukubabazwa n'amakuba Satani aduteza. Satani aduteza amakuba kandi ntayateza twebwe twenyine, ayateza n'abamuyobotse, arabateza amakuba kuko nta cyiza agira. Simvuga kubabazwa n'ibyago by'amakuba n'isi bidutera gusanga Imana nabyo ntacyo bitwaye, ariko si ibyo. Ndavuga kubabazwa no kubura umunyabyaha. Iryo ni ryo tangiriro ry'urugendo. Cyangwa warisanze mu muryango ujya mu rusengero ukubahiriza ibyo mu rusengero nawe ugakomerezamo, nk'uko uyu mufarisayo yavuze Luka 18:11. Umufarisayo nubwo yarakabije ubwirasi, ariko ibyo avuga hari bamwe byabereye ibyishingiro bumva bashingiraho. Umufarisayo yarahagaraze, Luka 18:11, umufarisayo arahagarara arasengera mu mutima ati, Mana ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi b'abanyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi cyangwa ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro. Mu minsi 7 hose niyiriza ubusa 2, nanga 1/10 mu byo nungutse byose. Naho uwo mukoresha w'ikoro ahagarara kure, ntiyahangara no kubura amaso ngo arebe mu ijuru, ahubwo yikubita mu gituza ati, Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Ngo mukoresha w'ikoro niwe wasohotse atsindishirijwe kuko yamenye ko ari umunyabyaha. Nshuti y'Imana, ntiwaba warasanze turi mu mirimo y'idini kandi dukeneye abadufasha imirimo, nawe ukinjiramwe aho ngaho ugatanga ibya 10 ukubahiriza kwiyiriza nk'uko uyu mufarisayo yabikoraga. Wenda ushobora kutabyirata nk'uko yarimo kwirata ngo simeze nk'aba banyazi n'abaki, ariko ukinjirira mu mirimo. Yavuze ngo Mana ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi b'abanyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi, ndetse simeze nk'uyu mukoresha w'ikoro uri musengera inyuma yanjye. Mu minsi 7 hose niyiriza ubusa 2. Ese waba warafatiyemo turimo duhamagara abantu kwiyiriza ubusa ugakomerezanya natwe, ugatanga ibya 10 n'amaturo, ukaba mu materaniro ukabikomerezamo? Aho ni wasanze ari byo turimo twigisha ukinjiramwe aha ngaha. Niyo mpamvu kubw'imbabazi z'Imana icyamo kongera ukarebaho ubuzima bwawe bwubatse hehe. Ese uri ku rufatiro ruzima? Ese watangiye urugendo cyangwa wasanze tuvuga ku mirimo ya yindi twagenewe muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo, nawe winjiriramo aho ngaho? Niyo mpamvu inshuti z'Imana, ababaye mu mirimo yitwa y'Imana rimwe na rimwe bijya bibagora iyo bayigiyemo badakijijwe. Bijya bibagora, babyitiranya n'imirimo bakora, kuko iyo mirimo iba ari myiza, ibifitiye umumaro abitorero kandi bishimwa n'abantu benshi. Niyo mpamvu ni umutego ukomeye kwinjira mu murimo utarigeze utsindwa. Uyikomerezamo ikatugirira umumaro, tukayikomera amashyi, ariko ni umutego ukomeye. Ese ufite guhamya mu mutima wawe ko hari umunsi mu ijoro habaye umunezero bakwakira? Ko guhamya uragufite mu mutima wawe? Kuko ijambo ry'Imana riratubwira muri Luka 15:10 ngo ndababwira yuko ariko haba umunezero mwinshi imbere y'abamarayika b'Imana bishimira umunyabyaha umwe wihannye. Se mu mutima wawe urabizi wari mu gihe runaka hari umunsi wateje ijuru umunezero kuko bakwakiriye uvuye mu byaha? Ushobora kuba utaramenya ibintu byinshi bya Bibiliya, ushobora kuba utaramenya amagambo y'Imana menshi, ariko hari umunsi watsinzwe, wumva utsinzwe n'urubanza. Ese uko guhamya uragufite mu mutima wawe? Hari umuntu atibuka umunsi ntiyibuka igihe, ariko ibyo bihe ntushobora kubyibagirwa. Ko hari umunsi wenda wavukiye mu by'idini, ijambo ry'Imana rigwirira muri wowe, ariko hari umunsi wamenye ko buryo udakeneye Imana ya papa, udakeneye Imana ya mama, udakeneye Imana yo mu idini ryanyu, ahubwo ukeneye Imana ku giti cyawe. Utayambariza kwigutabara mu bibazo, ahubwo yambariza ngo igukize irimbukiro, umenye ko uri umunyabyaha. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Nongere nkubaze inshuti y'Imana, mwebwe abo duhuriye ku murimo w'Imana, ese ntiwaba uruhiye ahitwa mu rugo rwa data, nyamara warabaye umugaragu kandi waragenewe kuba umwana? Aho ntiwaba uruhiye mu mirimo y'Imana, wumva umeze nk'uwigura? Imirimo itubanye myinshi ni myiza, ariko imirimo iguhindura umugaragu ugatakaza kuba umwana cyangwa ntiwigere uba umwana, ni umuruho. Ese aho ntugereranywa n'uyu mwana utarigeze araruka, wasigaye mu rugo rwa se, ariko utaruzi isano afitanye na se,
nyamara we ntiyararutse ngo agende tunamusengere. Burya umuntu yagiye tumenya ko yagiye cyangwa ameze nabi tukamusengera, ariko hari abandi baruhiye ahitwa mu rugo rwa data, bari mu mirimo ntibasiba, ntacyo bica nk'uko uyu mwana w'umuhungu yivugiye, ariko ntibazi isano bafitanye na se, ntibahindutse abana, bameze nk'abagaragu mu rugo rwa basi. Ibi nabibonye mararezoma mu bantu benshi bakomoka mu madini asa nk'aho akomeye, bakora imirimo, ariko mu biganiro ugirana nabo kumva umutima wawe urababaye, kandi bakaba bazi ibintu byinshi muri Bibiliya, ariko batarigeze bagira umunsi wo gutsindwa. Binjire mu mirimo bayikomerezamo, amasabato barayubahiriza, ibyumweru barabyubahiriza, imihango yose y'idini barayubahiriza, baritanga rwose, ariko ugasanga bameze nk'uyu mwana utarigeze araruka, ariko atanafitanye na se isano bakwiriye kugirana. Reka tureke kuri uyu mwana gatoya niba hari icyo byadukeburaho. Muri Luka 15, ntago mvuga inkuru yose kuko ari ndende, duhereye ku murongo wa 28. Murabizi wa mwana w'ikirara yaragiye yayisha ibyase byose arabyayisha, ariko kubw'imbabazi z'Imana agira umunsi wo gutsindwa ngo yisubiramo. Burya yaratsinzwe ngo yisubiramo, amenya ko yahemukiye se, aranavuga ngo nacumuye kuyo mu ijuru, data nacumuye kuyo mu ijuru, aragaruka. Ko niko kwisubiramo. Umva rero ikintu cyabaye kibabaje, amaze kugaruka iwabo haba iminsi mikuru rwose, isaramubona ngo akimubona ariko aramuhobera. Uko niko data dutegereza, ahora dutegereje, avuga ati umwana wanjye azaza ryari. Yaramutegereje, aje ngo arirukanka aramuhobera, aramubabarira. Umwana ataranasaba imbabazi kuko yari yisubiyemo, yaragarutse kwase, aramuhobera. Ibirori biraba, mwambika umwambaro nziza. Hanyuma wa mwana wari uri mu mirimo, tuyigeranye n'imirimo yivuga butumwa, yagiye mu ivuga butumwa, yagiye gutanga, yagiye gufasha abarwayi, yagiye kugaburira abashonje, arimo yubakira abakene. Imirimo ari myinshi, ariko wumve ko kitari cyaramubayeho ikigomba kutubaho. Itangiro ry'urugendo ntago ryari ryarabaye kuri uyu mwana, kuko iyo rimubaho ntago aba yaritwaye gutya. Araje asanga ibirori byabaye, imbyino n'imbyino, ibintu birakomeye, ngo abaza umugaragu wa se, amubwira ibyabaye, ati wa murumuna wawe w'ikirara rero yagarutse, none papa nyine yakoresheje umunsi mukuru 28, ngunda ararakara yanga kwinjira. Ntibishoboka ko warasobanukiwe impano y'ubuntu ngo urakazwe nuko abandi babugiriwe. Ntibibaho. Cyaduha bakabugirirwa, cyaduha Yesu akavugwa we, akavugwa duhari, akavugwa tudahari, akavugwa naho tutazigera tumenya, akavugwa we. Ntushobora kugirira ishyari abantu bakora umurimo w'Imana warasobanukiwe ubuntu bw'Imana. Niba ugirira ishyari umuntu urimo gukora umurimo w'Imana nturasobanukirwa ubuntu bw'Imana. Ntibibaho. Ngo uyu mwana avuye mu mirimo ya se, mu mirima no mu matungo, ararakara. Ayiwe, harakazwa nuko umwana yagarutse mu rugo. Umurimo w'ubuntu ni wari warakoretse mu mutima we. Icyaduha abavuga butumwa babivuga neza. Njya nezerwa iyo ngize umugisha nkabona umuvuga butumwa uvuga ikinyarwanda, nigiraho umutima wanjye uranezerwa. Iyo mbonye abadatera waraza wa mugani mwumva aravuga inyigisho nzima, aravuga doctrine nzima, numva umutima wanjye unezerwa. Icyaduha bakagwira ababivuga neza aho tutabasha kugeza, bakagera kuri benshi. Uyu mwana utari warakoreyemo, utarazi isano afitanye na se, ngo ararakara yanga kwinjira. Nuko Sara asohoka aramwinginga, ngo amaze asubiza sati, maze imyaka myinshi ngukorera. Yarakoraga ariko ntigeze atsindwa. Mbega imirimo iri public uburyo ishukana, mbega imirimo ishimwa n'abantu buryo ishukana, mbega kwamamara uburyo bishukana, mbega kumenywa n'abantu bakakumenya muri titre runaka uburyo bishukana. Ngo umuntu byamumarira iki kwigarurira abisi bose n'ibyisi byose, ariko narimbuza ubugingo bwe. Ngo maze imyaka myinshi ngukorera, ntabwo nanze itegeko ryawe, ariko hari ubwo wigeze umpa n'agasekurume ngo nishimane n'inshuti zanjye. Ngo maze uyu mwana wawe yaza, uyu mwana wawe muri make nta sano bafitanye, uyu mwana wawe yaza wamaze ibyawe bisambanisha, akaba ari ubagira ikimasa kibyibushye. Nawe aramubwira ati mwana wanjye, turabana iteka kandi ibyanjye byose ni ibyawe, ariko kwishima no kunezerwa biradukwiriye rwose, kuko murumuna wawe yari yarapfuye none arazutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Ni ikigereranyo gusa n'umugani, ariko ndakwinginga utaburuhiye mu mirimo y'Imana. Iriya ndirimbo yatubwiye ngo kumenywa n'abashumba ntacyo byatumarira, ngo kuvuga ubutumwa nkabwiriza ntacyo byamarira niba ntawe ubugingo buhoraho. Hari umurongo ubabaje uteye ubwoba muri Bibiliya, ngo igihe Yesu ngo azabwira abantu bamwe
ngo akababwira, bakamubwira ngo nyamara twigishaga mu izina ryawe, twirukanye abadayimoni mu izina ryawe, ngo akababwira ngo nimwumve imbere, ngo twanuraga mu izina ryawe, ngo akababwira ngo nimwumve imbere, sinigeze kubamenya. Ni ukuri. Ntiyababwiye ngo mwahanuye nabi, ntiyababwiye ngo mwahanuye ibitari byo, nta nubwo yabahakanyije ko batigishaga mu izina rye, ngo ariko arababwira ngo nimwumve imbere, sinigeze kubamenya. Ni ijambo riteye ubwoba kandi ridazaba rifite gusubira inyuma. Nta mahirwe ya kabiri, nta deuxième session, nta gusubira inyuma ngo tujye kubikosora kuzaba guhari. Wa mutunzi wapfuye yaravuze ngo Abraham, sogokuruza Abraham, ngo ndakwinginze ngo byibuza ohereza Lazaro nihagenda umuntu wazutse, ngo byibuza burira abavandimwe banjye batazaza nk'hano. Abraham ngo aramubwira ngo niba tumvira Mose n'abahanuzi n'abigisha b'ijambo ry'Imana bari, niyo umuntu yazuka ntago bamwumva, kandi koko nasanze ari ibyo umuntu azutse twamuhunga. Twajya tuvuga kwanza ko akorerwamo n'abadayimoni. Imana dushyire mu buryo bworoheje. Iravuga ngo inzira yo kwera ngo n'abaswa ntago bazayiyo. Yabihinduye ibintu byoroshye kugira ngo hatagira umuntu bicika. Imana ni nziza. Data aradukunda. Haleluya. Iyi mirimo yose rero ntibivuga gutsindwa. Ushobora kuba udasambana, ushobora kuba utiba, ushobora kuba utanga kimwe mu 10 neza, ariko ukugukiranuka kwitwa uguhimbano kandi kwitwa ubushwambagara. Kugukiranuka kutahereye mu gutsindwa ko ndi umunyabyaha, ngo ntsindishirizwe nambare gukiranuka ntakoreye, kumwe wenyine utarigeze akora icyaha. Yesaya yarabivuze, Yesaya 53, Yesaya 64 mbere yuko njya hepfo kuri 53, Yesaya 64:5, ngo kuko twese twahindutse abanduye kandi nibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara ufite ibizinga. Twese turaba nk'ibibabi, ngo kandi gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga. Kuko twese twahindutse abanduye kandi nibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara ufite ibizinga. Nzaseruka kwa data ambonaho iki? Ambonaho gukiranuka kwa Kristo. Haleluya. Cyo nicyo kimpesha kwemerwa, cyo nicyo kimpindura umwana w'Imana. Uko niko natsindishirijwe, uko niko utsindishirizwa. So guterateranya imirimo myiza, oya. Ngo iyo ngiyo yose iteranyije ngo imeze nk'ubushwambagara bw'ibizinga, ntibyagera ku kwera kw'Imana. Mana ishimwe cyane. Gutsindwa kandi no kwemera ko nari uwo gupfa. Wa mugore muri Yohana igice cya 8 bendaga kumutera amabuye, niko amategeko yavugaga, bari bagiye kumutera amabuye kandi yaragiye gupfa. Gutsindwa no kumenya ko nari ngiye gupfa nk'uko uriya mugore yaragiye gupfa. Twebwe nta rubwo kwari ugupfa ku mubiri gusa, kwari ugupfa byiteka, rwari urupfu rwiteka, twari kurimbuka byiteka. Uriya mugore bamuzanira Yesu kuko bamufatiye mu cyaha. Imana ishimwe kuri amugora atigeze yisobanura. Ngovuga ngo urareba ngo ni umugabo ngo uduta imyaka 20 ngo yanshutse. Ngo urareba ngo ngewe ngo banjyanye nk'imbata ngo bashutse. Ngo urareba ngo ngewe ngo bari banjijishije, ngo ntatekereza neza, bari bansindishije. Ntiyigeze yisobanura. Ntituzi cyari cyamubayeho, ariko ageze imbere ya Kristo wuzuye kwera, wuzuye imbabazi, ntiyigeze yisobanura. Yari yunamye ategereje ko bamutera amabuye. Yarazi ko uko abo bagabo baje bamushinja, yarazi ko na Yesu arimo avuga ati niko Mose yavuze ni bamutera amabuye, uwo bafasha sambana ni bamutera amabuye, ariko asanga yageze imbere y'umwami dukiriraho. Haleluya. Yesu aramubabarira ngo genda ntuzongere gukora icyaha ukundi. Ndahamya ko umugore atongeye kuva inyuma ya Yesu. Twese abigeze gutsindwa ntidushobora kuva inyuma ya Yesu. Kuko icyo yakoze cyaraje kiraremera mu mitima yacu, cyaraje kigira agaciro, cyaturutiye amafaranga, cyaturutiye kubyara, cyaturutiye gushaka, cyaturutiye amazina. Nkuko uyu mugore yakuwe mu rupfu, niko natwe twakuwe mu rupfu, cyangwa umwuka wera akavugana n'umutima wawe. Haleluya, haleluya. Byose Yesu yabyishyizeho, nicyo cyatumye uyu mugore adaterwa amabuye. Yazanywe no gushaka no gukiza abazimiye, abanyabyaha. Ntiwamuganaho, ntiwamuborogera ngo agukize utaramenye ko wari uwo gupfa. Ntiwamuborogera ngo agukize byaha byawe bitakuremereye. Saba umwuka wera bishyire mu buremere bifite mu maso y'Imana. Yesaya igice cya 53 umurongo wa 4 n'uwa 6 kugeza kuri 6 haravuga ngo nukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebwe twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro.
nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Nifuza kubasomera umurongo wa 5 muri Bibiliya, ijambo ry'Imana ngo yarakomerekejwe kubera ubwigomeke bwacu. Kwigomeka, hari igihe umuntu aba atakoze ibyo byaha byose, kwiba no gusambana, akajya agira ngo si umunyabyaha. Yarakomerekeje kubera ubwigomeke bwacu. Niba ntayoborwa n'Imana, ndiyobora kandi ndi ikigomeke. Yarakomerekejwe kubera ubwigomeke bwacu, yarababajwe kubera ibicumuro byacu, igihano twari tugenewe nicyo yahanwe, ibikomere bye nibyo dukesha agakiza. Yarakomerekejwe kubera ubwigomeke bwacu. Umuntu wese Yesu atabereye umwami ni ikigomeke. Ashobora kuba mu buzima busanzwe afite ubupfura, avugana n'abantu neza, arangiza inshingano ze, ariko mu maso y'Imana ni ikigomeke. Yarakomerekejwe kubera ubwigomeke bwacu, yarababajwe kubera ibicumuro byacu, igihano twari tugenewe nicyo yahanwe, ibikomere bye nibyo dukesha agakiza. Imana itugirira ubuntu. Ku murongo wa 6 ngo twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Nkubaze inshuti y'Imana, ngana ku musozo, ese utangira urugendo wigeze utsindwa n'ibyaha? Wigeze ukenera umukiza kwabigukiza? Utangira urugendo, niba waragize umugisha ukumva wibuka aho watangiriye cyangwa wibuka ko watangiye, ese utangira urugendo wigeze utsindwa n'ibyaha? Wigeze utsindwa n'icyaha? Wigeze ukenera umukiza kwabigukiza, apana kugukiza amakuba n'ibyago by'isi? Ibyo rwose turabikeneye. Biteye ubwoba rero n'impungenge kubera inyigisho nyinshi twumva ari zitubwira ko ari budukiza amakuba n'ibyago, byatumye abantu benshi binjirira mu irembo ritari ryo. Binjira bashaka kubakiza amakuba n'ibyago. Adukiza indwara niko ko arazikiza, aduhe kubyara niko ko arabitanga, adukiza ubukene n'amadeni niko ko arabitanga, ariko aho siho tangiriro. Urwo si rwo rufatiro ruzima. Urufatiro ruzima nuru nukumenya ko ndi umunyabyaha kandi nkeneye imbabazi z'Imana. Haleluya. Benshi babajwe iki kibazo barasubiza ngo kuva naza mu bintu byo gusenga, kuva natangira kugukurikira, kuva natangira gukurikira ijambo ry'Imana, ni kurikurikira ni byiza, kuza mu bintu byo gusenga ni byiza, ariko icyo bigenewe ni kimwe, no kugutera gutsindwa, ukamenya icyaha cyawe, ukamenya kuri kigomeke kuko Imana itakuyobora. Ushobora kuri kigomeke gifite ikinyabupfura, kitica amasaha y'akazi, kitica ikintu na kimwe, ariko niba umwami atakubereye umwami, ni wowe wicaye ku ntebe y'ubwami bw'umutima wawe. Imana itugirire ubuntu. Reka ibindi tuzabikomeze ubutaha. Nakwejo tuvuga ngo ni ibiki yadutsindishirijeho kugira ngo dukomeze. Ni ukuri gutsindishirizwa ni igitangaza. Yadukuyeho urubanza rw'ibyaha, yadukuyeho umuvumo w'amategeko, yadukuye munsi y'uburetwa bwa Satani, ntitukiri imbata zibye, yadukuyeho umuvumo wose, yadukuye mu byo twavukiyemo, aduhindura ibyaremwe bishya. Muri make ibyarebaga basogokuruza banjye, imihango n'ibyo bagiyemo byose ntibikindeba, naje n'urubyaro rushya. Gutsindishirizwa ni igitangaza udakwiriye kwibuza. Ndasaba Umwuka Wera, inshuti nziza, wa wundi naza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha, icyama agataha mu mutima wawe, akamurika akakwemeza iby'icyaha. Umurongo wa muri Yohana 16:8 ngo ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Ubundi iby'amateka bivuga urubanza. Ubwo azaza Umwuka Wera azatsinda ab'isi, niwe udutera gutsindwa. Umunsi yatsinze nayoboye ikimbayeho, nari nkimeze nk'uko nari imeze, nari nyisanzwe nk'uko nari isanzwe, ariko umunsi yatsinze nagira ubuntu n'Imana. Nari ndimo ndihana ni njyenyine, nari ndimo mboroga ndi njyenyine mu cyumba, kandi mbaye nk'uko nari isanzwe mbaye. Icyama gatsinda umutima wawe, ukaborozwa n'ibyaha byawe, ibyaha byawe bikakubera umutwaro, ukeneye gutura. Kwigomeka kwawe no kwigenga bikakubera umutwaro, ukeneye guturwa n'umwe wenyine ufite ubwo bushobozi, ushyizeho ibyaha byawe. Pasiteri ntiyashobora kugutera gutsindwa.
umuvuga mutumwa mwiza ntiyabishobora, ariko umwuka wera n'umurimo ngo ubwo azaza azatsinda abisi, abemeza iby'icyaha, abemeza ibyo gukiranuka, ababwire ko ari n'urubanza ruri imbere aho bakenera umukiza. Reka dusenge. Imana iguhe umugisha. Data, tuguhaye icyubahiro, wowe wazanywe no kudushaka, wowe uturamburiye amaboko, icyaha ukanyemerera ijambo ukarishorera ukariherekeza rikagera ibwina mu mitima y'abarikwiriye n'abarikeneye. Ndakwinginze umuntu wese utaratsindwa, icyamira ijambo rikazana uburemere rikwiriye kugira mu mutima we, kandi n'uwatsinzwe akagira umugisha, akaba yaratsindishirijwe, bikongera bikagira uburemere bw'icyo yakorewe, bikamutera ishimwe ritarondoreka, bikamutera guha agaciro ubuntu yagiriwe, bikamwibutsa kubibwira abandi, bikamwibutsa kubyifuriza abandi, kugira ngo nabo turaganwe ubugingo buhoraho. Turi mu minsi waduhamagariye gushaka mu maso hawe, icyama tukakubona, icyama ntituruhire muri iyi mirimo, icyama ntituruhire n'ahangaha, ahubwo ukadutuza mu gituza cyawe, tukakira amahoro azanwa no kubabarirwa, amahoro azanwa no kubabarirwa. Urakoze mwami w'abami, urakoze mwami w'abami. Ganiriza aba bahungu, ganiriza aba bakobwa, bakwegurira ubuzima bwabo, baguhamagare kugira ngo bategeke, baguhamagare kugira ngo bagenge, hanyuma bahuze nyagora ku ngoma n'abazakomeza kubashyigikira muri uru rugendo. Ushyira inyota y'igitangaza mu buzima bwabo, kugira ngo amagambo yawe akomeze kugwirira mu mitima yabo. Uwavutse nta kabuza azagira inyota y'ibyawe, ariko utaravutse tuzakomeza tumuhatirize. Turakwinginze mwami muri iri jambo ngo habyarire abahungu n'abakobwa mukunzi mwiza, maze bakumenye, maze bamenye icyo wakoze ku musaraba, maze bamenye agaciro k'ibyo watuguze, bamenye agaciro k'ibyo baguzwe, tumenye amaraso watumeneye, tumenye urukundo rutagira akagero twakunzwe, tumenye icyatumye wambara akamero k'umuntu ukiyambura ubusuka ugasiga icyubahiro cyawe ukazanwa no kudushaka. Reka bigiye biremere bikwiye kugira mu mitima yacu. Urakoze mwami w'abami. Sabiye umugisha abana bawe twabanye muri uyu minsi yo gusenga, ubaha umugisha, usubize gusenga kuri mu mitima yabo, kandi uhora ubibutsa mwami w'abami ngo umuntu byamumara iki kwigarurira iby'isi byose ariko narimbuza ubugingo bwe. Icyama ibyo tugusaba bigashingira kuri iki cy'ingenzi, icyama ubuzima bwacu bukubaka kuri iki ngiki cy'ingenzi nyaguhora ku ngoma, maze ibindi tukabyongererwa. Erega niko watubwiye ngo dushakashake ibyawe, dushakashake gukiranuka, ibindi byose tuzabyongererwa. Urakoze mwami w'abami. Umuha izo nyongezo abyare, umuha izo nyongezo akikire, umuha izo nyongezo abona akazi, umuha izo nyongezo agira amagara mazima, umuha izo nyongezo ashake, umuha izo nyongezo abona akazi akingurwa umuryango, umuha izo nyongezo kuko urazi urazifite Uwiteka Mana Nyiringabo. Urakoze mwami w'abami, maze umutima waruhukire muri wowe, cyubahiro cyose nikikugarukire. Umugisha abakozi bawe batuma iki gicaniro kitazima, abadusengera bakora imirimo itagaragara, ubaha umugisha Uwiteka Mana Nyiringabo, kandi natwe dukomereza amaboko kugira ngo utwihishurire tukuvuge nk'ukuri. Nyihishurira mwami kugira ngo sinkuvuge ibinyoma, nyihishurira mwami kugira ngo nkubwire abantu ibyawe binyuzuye bitari ku munwa gusa ahubwo bimbereye ubuzima. Twihishurire mwami w'abami, hishurira abakuvuga hirya no hino, ubihishurire ubagwiriza imbaraga kugira ngo tukuvuge. Dore iki kirere gitwikiriwe n'inkuru zitagira umumaro, gitwikiriwe n'ibikurukuru bitagira umumaro. Reka inkuru nziza z'agakiza zigwire. Uhagurutse abazamamaza, uhagurutse abazivuga muri bakeya, uhagurutse abazivuga muri benshi, uhagurutse abazivuga mu maofisi, uhagurutse abazivuga bari mu masoko, uhagurutse abazivuga mu miryango yabo. Inkuru z'agakiza zamamare mwami w'abami kugira ngo benshi baguhindukirire. Urakoze papa, cyubahiro cyose nikikugarukire. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Mani baha umugisha. Turahura muri niba turi mu gitondo saa 11 kuri Zoom nkuko bisanzwe, hanyuma ku munsi wa gatatu mu mugoroba tuzakora igaburo ryera. Aho uzaburi niba uri kumwe n'umuryango, aho mushobora kurisangira muzarisangire, niba uri wenyine tuzarisangirira online. Uzabateguye icyo ukoresha. Umwami aguha umugisha, akugire neza, umugoroba mwiza na mu gitondo.